n'imigambi ya nyina n'agatsiko yarayoboye bakitaga akazu ari nako kahanuye iriya ndege ya Habyarimana. Uriya muhungu wa Habyarimana. Uwo munsi Jarike Habyarimana umuhungu muto wa Habyarimana niwe wafataga amafoto. Bivuze indege yahanutse Jarike Habyarimana yateguye kamera. Ari gufotora. Afotora indege iguye. Buretse gato minister. Banzo wibwira abadukurikiye. Ntabwo wari wivuze sorry. Mbabarire. Nta kibazo. Ubundi uri muntu ki? Ngewe ndi umunyarwanda nkoresha Twitter nkunda igihugu cyanjye ndakirwanirira ibitero bije ku mbuga nkoranyambaga. Dore ko ari na rwo rugamba turiho rwose. Nkoresha Twitter nitwa Dr Mumbogo S. Wow. Ngonde? Dr Mumbogo S. Abantu benshi bazi ko nitwa Minister of Happiness. Minister of Happiness. Uvukurikirwa n'abantu nabonye ari ibihumbi byinshi. Ni byinshi kuko content dukora hari ababa interesse bagafollowinga, hari abazaje kuturwanya natwe nabo barafollowinga. Ariko hanene ni bamwe bananiwe n'urugamba rw'amasasu. Abananiwe urugamba rw'amasasu baje kuri social media ariko naho turahari. Ntaho baducikira. Reka dukomeze. Uriya muhungu wa Habyarimana ngo yagize uruhare mu icwa rya se. Uriya muhungu wa Habyarimana umunsi indege ya Habyarimana ihanuka yari afite kamera arimo arafotora. Afotora ibice by'indege aho byaguye, afotora abantu aho baguye, afotora barimo babatabara. Niwe muntu wafashe amashusho bwa mbere igihe nyina yarimo avugana na Mumbuto kuri telefone. Amaze kuvugana na Mumbuto arongera ahamagara Mitra wa perezida w'Ubufaransa. Amaze kuvyisha abo bantu yahinze abantu bose ngo he kugira umwegera nibwo yese atanga n'amabwiriza yo gutangira genocide. We ubwe ati muhere kuri abo banyapolitike kuko nabagambanye. Abaturage rero no bamenye kuko yicwa ryatangiye i Kigali igihugu cyose genocide iratangira nuko yari yarateguwe. Ibyo ngibyo birazwi wenda nuko aribwo ubyumvishe uracyari muto ariko nejo ndumva nakoze twita ijyanye n'ibyo bintu ukuntu Habyarimana agiye guhanuka bizi bamugire n'inama yagiye Arusha harangaraza. Bivuze ngo haragatsiko kari kabizi iyo ndege yanaguyemo muramu we uwo bita Colonel nde Elisa Gatwa wari umunyamabanga we. Nuvuga ngo ni umusaza w'umugore wa Habyarimana. Ndumva ari ibintu bitoroshye ariko nanone wenda twihuse gatoya wari utubwiye yuko ari amashusho hari udushusho nkunda kubona dusirikira wenda mu gihe cyo kwibuka abacu bazize genocide. Agashusho gato kagaragaza indege ariko twabanje kugira ngo ni nka filime wenda cyangwa se akantu bahimbye. Ririya ni ishusho rya kamera ry'umuhungu wa Habyarimana. Oya buriya uko mbitekereza hari amashusho aboneka kubera satellite ziba ziri mu kirere. Nkiri igaragaza igisasu kizamuka nekeza kari ishusho ya satellite ariko indege imaze kugera ku butaka Jarike Habyarimana watangiye gufotora. Icyo gihe nyine arimo avugana nabo ba perezida babiri wa Zaire ndetse n'Ubufaransa aribwo yahise atanga n'amabwiriza yo gutangira genocide. Jarike Habyarimana yari bizarre mafotora. Bivuze ngo nta gahinda karimo aho ngaho. Nta genda karimo aho nta marere arimo aho ngaho ibyabaye ni ibintu byari byateguwe. Bari biteguye iwe yari yiteguye kurangiza se nk'umuntu. None se ni gute indege hanuka ufite kamera? Ntibirukire mu cyumba ngo wiruhishe ujye kurira ugatangira gufotora. Bivuze ibintu byari byateguwe. Iso yapfuye ari kwigaragura mu ndege nshya wo uri gufotora. Icyo gihe Habyarimana yaranutse agwa mu mirima ye y'indabo bamusanga bajya gufotora. Bafotora ibice byose. Noneho abakomando nibagiye umuntu wari bayoboye ariko mu kanya nimwibuka ndaza kumukubwira. Bamurindaga n'ubundi bahise bagota ahantu indege iguye babuza umuryango mpuzamahanga ingabo zawo zari zihari za minwari kuhagera bemerera abafaransa gusa. Ingabo z'abafaransa nizo nyine zageze aho hantu. Bivuze ngo ni ikintu cyabayeho gifite nuko cyateguwe. Reka dusimbuke iyo ngingo tuzayigarukaho. Oya nubishaka tuzayiganiraho kuko irazwi. Ari amakuru bariya bose ibyo bikora suko batazi ukuri. Bo u Rwanda iyo rurasa ntiruhushe. Abanzi barwo barabizi cyane rwose. Ari nayo impamvu baruhunze. Bararutinya. Intambara y'amasasu reka mbikorohereze. Intambara y'amasasu yarananiranye. U Rwanda naho rwageze rugarura amahoro. Noneho u Rwanda rwarenze kuba rwiha umutekano. Ubu turi kuri level yo kujya gutanga umutekano n'ahandi. Iyo witegereje neza usanga urugamba ruruhe dukwiye kurwana. Ubu ngubu urugamba ruhari no rwo kurwana ingenga bitekerezo we bica kuri.
ntabwo wakwirirwa ubaza ngo urihe rugamba. Urugamba rw'amasasu birazwi uko byagenda iyo umuntu yinjiye ku mupaka arasaba yiyahuye. Niko kuvuga ngo ntinya Nyabarongo kwicwa n'amazi, ntinya gusimbuka ku nzu cyangwa kujya mu modoka ngo ingonge kandase mu Rwanda wahita apfa. Ariko rero urugamba ruhari n'urwo kuri social media. Aba bazana ingengabitekerezo n'ubundi abakoze jenoside batangiye ari ingengabitekerezo. Bangisha abantu bakwiye ibi, abatutsi ntibakwiye kwiga, abatutsi ntibakwiye kubona amahirwe, ntibakwiye kubona akazi, birangira n'ubundi jenoside ibaye. Iyo jenoside rirangiye hari igice cya nyuma gishobora gutuma izongera kubaho cyangwa se ntizongere kubaho bitewe n'abashaka igice cyo gupfubya no guhakana jenoside. Icyo gice nicyo cya nyuma kibi cyane. Niyo mpamvu tugomba guhaguruka tukabigendamo neza, tukarwana iyo ntambara nayo tukayitsinda nuko twatsinze y'amasasu. Birumvikana. Si ukurwana n'abo bapfobya gusa, hari n'ibindi. Urumva hari abarwana bavuga ko ntacyo tumarira. Inzira ni nyinshi. Hari nk'ama YouTube ajya asohoka ugasanga hari abigize abavuga butumwa, abo ngabo turabazi benshi, agatangira ahungabanya abantu mu mitima. Aba bishop b'abanyapolitiki ndaza kukubwira ndabibuka. Ugasanga we kuri agenda ye arabyitirira ijambo ry'Imana ariko mu by'ukuri ntago ari ryo. Arigisha agasoma Bibiliya nk'uko babizi, yageramo hagati ati ariko intambara izaba, kandi intambara nijya kuba mu kwa 7 muzabirwa nuko hazaka izuba ryinshi. Abantu ntibumve kuko mu kwa 7 n'ubundi ari mu mpeshyi izuba rizava. Izuba ryava ngo dore byenda runaka yavuze. Abantu bakaza muri uwo mutaka w'ijambo ry'Imana, kandi undi iyo bukamana ryarakoreshejwe kugira ngo abantu bapfe. Aho babwiraga abantu ngo mu kiliziya no mu nsengero nahera hahera ni muhungireyo kugira ngo bakunde bahurize hamwe abice. Cyo cyarabaye rabizi nk'urusengero rw'Rwamagana rwahindutse urwibutso. Ikubera iyo politike. Muri macyara aba bishop cyangwa se abapasiteri baza bigize abanyapolitiki. Ngabo barahari bakigira abapasiteri kandi abanyapolitiki. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu usanga RGB ikurikirana insengero. Ntago ari ibintu byarapfuye kuza. Nuko bavuga bati hari aho umwanzi ashobora guca akaza yitwaje ikintu kitari cyo akinjira mu baturage. Uzabona umukecuru wo mu cyaro yaraguze utwaye kutera tw'umusore yambaye afite nakakarasharamye meza arike. Bari abantu akenshi bari mu kumva amakuru mabi. Wagenda ugasanga umugore aratetse n'amayekuteri, ari mu mirimo n'amayekuteri. Abenshi bari abantu barimo gukonsoma uburozi bwo kuri YouTube. Noneho iyo muhuye bagomba kumenya. Mu Rwanda dufite, reka banze mubwire, mu Rwanda dufite insengero zizwi. Urabizi ko muri Zayoni ayoborwa na Apotre Gitwaza agira YouTube. Nibashyira YouTube yabumve. Mu Rwanda dufite insengero zikoresha ama YouTube nyinshi zigatambutsa ubutumwa bwasomwe ku cyumweru, ariko bari abantu batazwe uko umuntu ngo ni Pastor X, Pastor Y. Abantu ngo baramukurikira ngo atanga ubutumwa neza ngo arahanura agira ate, ariko ntumuzi. Abenshi finance yabo ituruka ku mwanzi, akaza yitwara ibintu byo kuvuga ijambo ry'Imana ariko yageramo hagati akabaza ko ari buze kuyobya abantu. Abantu bakwiye kwitonda bakumviza inyigisho zarizo. Hari byinshi tumaze kugeraho, abantu bakwiye kurinda bakavuga ngo turabibungabunga, turabyongera, turakora iki, ariko uza kura abantu imitima bakamenya ngo uyu muntu agomba kuba ari muri cya kindi cyo gupfobya jenoside. Umuntu uzengenga bitekerezo tuyirandurane n'imizi yayo yose tuyitwike ishe ikongoke cyane. Uvuze kuri ikintu cya jenoside, reka dukomereze kuri iyi ngingo igira iti hari imitungo ya Dusabe Tereza. Ubwo twahinduye ariko Victoire Umuhoza nushaka kuvuga no kuvuga ngo hari imitungo ya Dusabe Tereza. Erega ntabwo wabatandukanye. Wakoze jenoside uyu mukecuru yamaze Dusabe Tereza ndamuzi butamwa, ari umuyobozi w'ikigo nderabuzima. Ahamaganira hamwe ati nabonyemo umugore hano ushobora kuba umututsi kazi. Uwo ngo akabaraciyeho n'umwana yaratwite cyangwa se yabyaye. Dusabe Tereza arazwi cyane. Inkiko gacaca rero zamukatiye igifungo cya burundu adahari kuko urumva yahise yirukanka aragenda. Ariko iyo mitungo uvuga rero uraherere mu gihugu niba ari mu Bubiligi no mu Bufaransa ntabwo mbizi neza. Ni mu Bubiligi bose niho bahungira. Iyo mitungo uvuga Victoire Umuhoza nawe upfobya jenoside wanabifungiwe aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Akora gashya ageze hanze ati nta mbabazi nasabye burya. Kandi inyandiko zihari yanditse akanasinya. Ikibazo gihari imitungo ye ubu tuvugana imitungo ayandikaho. Eregaho ni mageragere. Wenda perezida ndumva ari umwe mu bayobozi mu karere ka Nyarugenge aherutse gusobanura igihe twajyaga kwibuka mu gace ka Mageragere mu murenge wa Mageragere. Yasobanuye ko imitungo ye ubu tuvugana yabaye iparitse. Babaye bayimukuyeho bayikura kuri Victoire. Yego.
kubera ko n'ubundi ikintu cyo kwimwandikaho byari byakozwe mu buryo budaciye mu nzira z'ukuri. Ari nayo mpamvu rero imitungo ye buriya byagenze gute kugira ngo akuriya mugore afite ikibazo ku mitungo, kuko hari n'imitungo yo kwa nyirakuru, kwa sekuru Ngororero, nayo harimo utuntu two kujya kuyaka abantu bayihaye, yongera ashaka kuyandikaho. Ni ukuvuga kiriya kintu cyabayeho, leta igomba kugihagurukira. Ute gute umuntu yakoze jenoside akatiwe n'inkiko, afite imitungo, nyuma yo guca rwa rubanza kumukatira igifungo cya burundu, hagomba gutangwa impozamarira, harabo zagenewe cyane rwose. Nyuma y'urubanza Victoire Umuhoza, Victoire Umuhoza aragiye abyandikaho. Ese uwo muntu wafashe Victoire Umuhoza kubyandikaho ni muntu ki? Nuvuga ngo umutungo, iyo bagiye kureba umutungo ni wa runaka, ufite dosiye, umutungo aribyo ushobora kuzakoreshwa, wanditse ku wundi muntu, n'uwo muntu yagombye ahubwo kumenyekana. Ashobora gukora atabizi. Ariko icyo navuga ni iki, nuko iriya mitungo igomba kuvanwa kuri Victoire Umuhoza. Iriya mitungo ni ya Dusabe Tereza. Ntago wajya kurega imitungo irimo ikibazo ngo uyirage, nkuko nanjye umpaye inzu iri mu rubanza, aho urubanza rwazabera bayinyaka bakayigurisha, bayiteza cyamunara. Ibyo rero nibyo bigomba gukorwa ku mitungo ya Dusabe Tereza, bakayaka Victoire Umuhoza ku buryo bugaragara. Ahubwo noneho abo bantu batahaye impozamarira imyaka 23 ikabishize, ibyo bigakorwa, nabyo bikava mu nzira. Hari indi nkuru iri muri uriya murenge, hari indi nkuru iri muri Mageragere, yego, ivuga ko uyu mugore ariko uyobya urubyiruko rwabo. Erega ibiri kumbaza ushobora kubitangira nabirangije. Ni ukuvuga ngo ayo makuru nayo turayafite. Hari urubyiruko rwa Mageragere, wenda ushobora kubaza umuyobozi ntabimenye, ariko ayo makuru arahari. Hari udufaranga ahabwa n'ibigarasha, akagenda kwiza mu bantu kugira ngo ajye bakoresha muri bya bikorwa. Ndetse iki kintu twakivuze mbere yuko jenoside itangira, iyo hari ahantu haramuka habaye ikintu cyo gupfobya jenoside, bimwe batema nk'insina z'umuntu, iki hagomba kuba hiperereza, ko ikintu twarakigaragaje muri social media, tuvuga ko byamenyekanye ko Victoire Umuhoza afite urubyiruko hariya arimo kugenda yica mu mutwe. Hari ahandi Bernard Ntaganda atuye, kandi bari mu mugambo umwe, nibagiye kuntu bahita hariya munsi ya Garandere gasomanutsemo hasi, hitwa Nyakabanda. Ni muri Mageragere? Nyakabanda. Ni mu kagari, ni mu murenge? Muri Nyakabanda, ahantu Bernard Ntaganda atuye, naho hari icyo kibazo. Hano ushobora guhamagara urubyiruko ngo baze mu ba Youth Volunteers, ukababura. Kubera ko hari ingengabitekerezo barimo kugenda bahabwa, nabwo amafaranga bw'intica ntikize, nk'ibyo Victoire Umuhoza arimo gukora Mageragere. None se icyo nibaza, hari ifoto mperutse kubona mu bihe byashize isirikira cyane, asa nk'uwafroninze urubyiruko nanone, ariko wagira ngo harimo n'abakuze. Iriya foto bundi ni ifoto imeze gute? Ni ifoto ari kumwe n'urubyiruko, asa nk'ubahagaze imbere ari kubaha amabwiriza y'icyo bagomba gukora, bamuteze amatwi. Bariya ni abantu bari bafunguwe, bari barafunzwe kubera ingengabitekerezo. Bariya bari kumwe nawe? Ni bamwe bitwishyura itangazamakuru, ariko udufaranga bakoresha akari twa tuntu tuva mu bigarasha, hari abari bafunguye muri bo ajya kubakira. Wajyaga wumva mbere bafunze umuntu kubera gupfobya no guhakana jenoside no kwihishingiro byose, ukumva aranditse ngo umuntu wacu yafunzwe, turasaba ubutabera. Byumvikana nyine ni umuntu wabo, nibo bamuha amabwiriza. Uriya rubyiruko bari kumwe rero bamuzengurutse, ngira ngo bose bari abasore, bashobora kuba barimo nk'umugore umwe. Nabonye ari abasore gusa nka 5-6 gutyo, bose bari muri network yo gupfobya no guhakana jenoside. Bariya rero hari abari bafunguye muri bo, bari muri cya kirya barezi cye, avuga kuko afite ishyaka, n'ubundi bafungiwe ibintu bisa n'ibyo yafungiwe. Bivuze ngo rero uburozi arimo gutambutsa, tugomba kuza kuri kamera tukabwira abantu ngo mwe kuburya, mwitonde, murapfa. Rubyiruko rwa Mageragere murabe mwumva, mwe kurya ubwo burozi bw'ingengabitekerezo, murapfa. Ntabwo jenoside yakorewe abatutsi izongera kuba muri iki gihugu. Ahantu hose ishobora gushaka guca, tugomba kuhagera tukabigaragaza. Hari ababyeyi babi muri iki gihe usanga bafite ingengabitekerezo mbi cyane. Utwana tw'imyaka 8, 7, 10, 15 akakicaza hariya. Wabibonye
umwe witwa Rashidi watorotse ejo bundi agafatirwa i Burundi. urakoze cyane. Rashidi yafashe abana urakoze cyane b'insoresore rwose imyaka 12 harimo n'uwe 14 nabo yabyaye rega, hari n'uwirirwa kuri arangije arababwira ngo ibintu byo gukorwa ntago ari byo, abashyiramo bya bine. Rashidi yari maniye kwa Habyarimana. Rashidi yari hafi ye muri jenoside, wa umuntu ushobora gutumwa ngo genda ubwere runaka dukora ibi nibi, bari mu mugambi wo kwica abantu. Rashidi abonye kuko ibyo yakoze batangiye kumuhamagara bimusobanuza, aravuga ati no, ntago nabona aho mbicikira kuko ibyo nakoze bigize icyaha. Aratoroka, ageze Burundi arafatwa. Ariko mbere yuko atoroka yagaragaye arimo roga abana be. Ibi ngibi ngomba kubigarukaho. Uburozi bwo yarabubaha. Habwira abantu ngo abantu bamaze kurya uburozi bw'ingenga bitekerezo, nta mutima wa kimuntu bafite. Umuntu yakabaye nibura iyo ngenga bitekerezo yishyira muri rubanda, nka kwa kundi twagira mu ngabigenza. Twagira mu Faustin agira cyakabwira urubyiruko ati mugere mujye muri FDLR mu Rwanda nanjye ndahari nzabashyigikira. Yarangiza agatashiraho ngo umunwa wanjye ufite ubukana burusha bw'imbunda y'amashini gani. Abana bakagenda bakabarasa bagapfa bakapu, kandi ntagashobora koherezayo umwana we. Ariko urumva Rashid ahageze yakoherezayo umwana we. Uyu mwana naramuka yumvise iki kiganiro azamenye ko se yamubeshye cyane rwose. Ni gute se umwe afite ukuri mu gihugu cyose? Bibaho icyo gihe uhita ubona ko umuntu yamaze kuyoba. Rero ababyeyi nk'abo ngabo barahari. Rashid yabikoze ku mugaragaro, ariko barandi bagitanga ingenga bitekerezo kwishiga. Nagira ngo mbabwire ngo igihe turimo turakura, tugomba kuraga abana bacu u Rwanda bazabamo batekanye, rufite amahoro n'umutekano. Kandi ikindi abantu baha ingenga bitekerezo abana babo bamenye kuko ari 2%, n'undi azisanga ahagaze ahantu bose bamurwanya cyane rwose. Kuko ntago tuzagwaheka, kandi urubyiruko rubyumva ruhari rwinshi cyane. Ubundi butumwa naho aba bana rwose, niba papa wawe arimo gushuka ukumva arimo arakuganisha ahantu ku kintu kibi kikwangisha, leta yacu nziza igufasha kwiga, ikagufasha guhumeka neza, mu gihe abandi bana muri Kongo bari gupfa, bamwe ntibiga, abandi barashonje, wowe urataha uranywa icyayi ukaryama ugasinzira, ukumva isuku byara arimo arakubwira amagambo mabi akwangisha igihugu. Mutamaze cyane rwose, mutamaze uze ku ishuri ryawe ubivuga uti nyamara papa arimo arambeshya. Hari n'ikindi gihari, n'abandi bantu, hari n'ikindi gihari abantu bagomba kumenya. Ubu mu Rwanda ntago tureba ngo umubyeyi yakoze jenoside umwana arabigenderamo. Uriga uratsinda urabona ishuri kimwe n'abandi cyane rwose. Bya bindi byo kuri leta ya Habyarimana byo kuvuga ngo mubanze muhabo mu ruhengeri amashuri, mu gisirikare mubanze mwinjizemo abo mu ruhengeri. Ubu ngubu nta bihari. Amahirwe arangana. Uzarebe iyo bagiye gutwara ibizami by'akazi ni online, umuntu wese arapurayinga ibizambi bikaza online, abantu bakicara, ntago ikizami kiza cyanditse ngo niba uri umuhutu ntugikore, niba uri umututsi ntugikore. Ubu turi muri gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, nta byamoko. Ni ukuvuga ngo rero niba amahirwe yacangana, reka umuntu igiye gutuma utabona amahirwe nk'ayabandi, kuko nawe uri umwana nonaha, ariko ejo ufite abazagushibukaho. Ugomba kuraga reputation nzima. Njyewe ntambuke nonaha mvuge ngo umwana wanjye nagera hariya agahura na Shaba, ntabwo aramubwira ngo so no muhemu. Oya, ntabwo tukibifite. Uragera mu nzego zose, harimo abana bakomoka ku babyeyi bakoze jenoside kuko cyane gatozi, hari abana bashomeri bacitse ku icumu kuko ntago bamuhakaze ko yacitse ku icumu. Ni ukuvuga ngo amahirwe ubu ngubu abantu bafite arangana. Ibyo bintu rero mureke izo mbuto z'imiyoborere myiza y'ubuyobozi wacu w'ikirenga His Excellency Paul Kagame tuzisangire, tuzinjoyingire hamwe. Sinjye ntinya kuvuga ko abantu bagira ingengabitekerezo bakuze, barimo n'uyu musaza uri niba ari mu Bubiligi, bose ni ibigori. Twagira mu ngo yavuze ko nta bantu bapfuye. Reka nkubwire ibintu bibiri. Yavuze ko jenoside ntayabaye. Twagira mu ngo ubwe yatumye interamwe ihagarara izindi, yitwa Bubakari. Niyo yari umujepe, yari umwe mu barinzi ba Habyarimana, baza kumukuraho kugira ngo ahabwe inshingano zo kugenda atoza interamwe mu turere. Aza kuyobora interamwe muri Kigali, abo umwe mu bayobozi. Twagira mu ngo ubwe yamujyanye kubwira Romeo Dallaire ati tugende tubibwire Dallaire, wenda hari icyo barakora.
kubw'amahirwe yabo make urumva ko ni ikigaragaza ko yarazi umugambi cyane rwose. kubw'amahirwe yabo make Dallaire ahamagaye abayobozi be arababwira ati hano hantu hagiye kuba ibintu bibi, hari intwaro zigiye guhabwa interahamwe, yaratabaje rwose ati mureke ngende nzisake tunazifate, wenda kuba ndahakura inkomere ndabizi kuko ntago nazihakura nta rugamba rubaye, ati ariko njye mumpa uburenganzira aho kujya bambwire ngo genda ubikore, bamwe bagenda ushake Habyarimana ubimubwire, kandi Habyarimana niwe wari warateguye ibyo bintu byose. Ahubwo Habyarimana nawe amwohereza ku muyobozi wa MRND, wagende babivugane ibyo bintu birebire, zirinda zitangwa, abantu bicirwa mu maso ya Dallaire nta kintu cyo gukora. Ikindi kintu cyabayeho amakuru twagira mu ngubwe yatanze, interahamwe zari zateguye ko mbere y'uko jenoside itangira, muri uko gutangira kwayo bari bwice abasirikare babiri gicumi. Interahamwe yego, kugira ngo bitume Ububirigi bukura abasirikare babwo mu Rwanda, kuko ingabo z'Ububirigi nizo zari zisa nkaho ari urutirigongo rw'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Ibyo bintu babigezeho mu ikubitiro barazishe koko, bamaze kuzica Ububirigi bukura hino ingabo zabo, birangira n'ubundi ingabo z'umuryango w'abibumbye zibura icyo zikora uko zari nkeya, abantu barinda bapfa. Ayo makuru twagira mu ngoro yatanze. Icya kabiri yahakanye kuko barantu bapfuye ngo jenoside yakorewe abanyarwanda, ubwo yari minisitiri w'intebe uriya musaza hano mu Rwanda kuva 94, Inkotanyi zamugize minisitiri w'intebe kugeza 95. Nibwo habayeho ubushakashatsi bwa mbere ngo kugira ngo bamenye imibare y'abatutsi bapfuye muri jenoside. Kubera minisitiri w'intebe rero bigakorwa, urumva ko yabisinyeho biremezwa. Ubundi bushakashatsi bwakozwe nyuma na Miraoke na CNRG n'abandi bwarakozwe, ariko ubushakashatsi bw'ibanze bwahagarariwe na Twagiramungu, ariko baravuga ngo ntago ngo jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, ubwo Inkotanyi zaramurokoye zimujyana muri stade. Urumva yaragiye kugenda muri abanyapolitike batumvikana n'ingabo ya Habyarimana, nako n'ingoma ya Habyarimana birumvikana, nawe yaragiye gupfiramo. None se ubwo wambaza iki? Ariko bimwanga mu nda kavuga ati reka ubundi yinda yarenze indagu rero, yinda yarenze indagu umuntu ashobora kuvuga ubu nonaho ukambaza uti minister uri umunyarwanda, icyo kintu reka nayo ko gitangaho urugero reka nta nibyo navuze, ushobora kumva uti minister iki ni igiti, ni hoya ni umuntu uhagaze hano, nkemeza ko ari umuntu nkaryama no hasi kubera yarenze indagu. Nibyo birimo kuba kuri Twagiramungu na ziriya nterahamwe zose. Ubu nonaha ndereye he aravuga ko nta jenoside yabaye, kandi ubwe akatiye burundu kubera abantu yishe. None se yabishe mu kihe gikorwa? Niyo atari jenoside yakoraga. Ni ikibazo rwose. Oya birumvikana. Abantu rero bakwiye kumenya ko abantu bari gupfobya jenoside banayihakana ni yanjye ngabitekerezo kugira ngo rero ko bashobora kwigarura imitima yacu, bakomeze ibibi byabo nk'uko interahamwe zabikomereje muri Kongo. Ntabwo twabemerera.